Umutungo gusa hejuru. Guteze. Cuma n'imitungo y'uburere. Konde. Leyla bakmış. Teşekkür ederim. Spoczytałem tę okolicę. Ubanira. Ubabarira ibibazo zo kuyumva. Ubabarira koza yarahangayitse. Nubwo twese baraduhangayikishije. Ntabwo uri gushaka kutwitaho. Please. Tugire ahantu muri basi tumenye ibimeze neza. Niba twarakubabaje kubera nta kintu twize tukubwira kugira ngo amenye waza tukabikemura ariko ntukomeze kutwihisha tubaye. Mama yahangayitse ntabwo ameze neza. Please. Reka ibi bintu ugaruke mu rugo. Niko, bigenze bite? Gahunda yacu isa nkaho ipfuye. Gute se? Si ubu nyine itaba telefone. Nyana waramuhamagaye. Akubwiye guki? Ngo birekeye? Ngo tuzajyana. Ngo twari dufite amahirwe yuko ari njye uzagenda Wenyine. nkamenya gahunda zose. None ubwo nimba aje rero ndabyumva. Peter. Ibyo birukanga. Nungutse agatekerezo. Wabonye igitekerezo? Yes. Uko bizagenda se? Yes. Muzajyane n'ibyo. Bizagerwaho gute rero? Reka nkubwire uko muzajyana. Wowe uzajyayo mbere. Ugende uvugane n'umukecuru usize. Kubyumva? Numara kuvugana uzamubwira nyine diri umubwira. Umubwira. Ndabizi ntabwo yaguha serivisi ku busa. Amafaranga yose azaguca. Amafaranga yose azaguca. Usanga rero tuzayamuha. Umubwire abike. Nimba numva neza ushaka ko nzagenda mbere. Uzagenda mbere wowe. Mutange. Nibi nashoboka uzagenda mbere wongere ugaruke. Noneho muzamarukire. Urumva nta buryo nagenda ngo nzamubwire ngo ndiyo. Yego. Bizagenda. Kuba yanagusanga ashobora no kubikeka. Yabikeka. Bo uzamuka ujyeyo panga diri. Numara kupanga diri Ujya gutengaruka. n'umunsi umwe birashoboka. Ujya kujya mu gitondo ukagaruka nimugoroba. Kosti zose ziri ku mutwe wanjye. Uzajya numara kujyayo urumva ukora iki muri gahunda. Ko n'ubu bizashoboka. still running sibyo kwirinda copyright. Urumva wowe nushaka uzagende umunsi umwe. Ushobora kugenda umunsi umwe ukagera ukagaruka. Sibyo? Kosti zose ziri ku mutwe wanjye. Uzagira ikibazo. Ugende umudilinge umucacure umubwire uti dore uko ibintu bimeze. Amafaranga ari musama ko ibyo nabyanga yabana kabisa. Ikinani amafaranga Urareke. nta kibazo ubwo
ngo ngiye gushaka ko ejo nshobora kugenda cyangwa ejo bundi ko numubwirisha ngira ngo ni muri weekend dushobora muri weekend uracyari busy. Okay, umbwira ibisaba byose. wowe ndaza kukubwira Sawa. nakubwiye ngo iradiyo uzayumvise neza. Byanze bikunze intego yacu tugomba tuzayigeraho. Uri hano hafi? Wari aha hafi ndaguhamagaye ntungende kumbura aha hafi. Okay. Urashakira icyo vuba? Mbwira. Umwana wanjye nta kintu waba wamukoze. Ndabizi kugira amanyaga menshi n'amahane menshi. Mbwira ko nta kintu wankoreye umwana. Umwana wanjye wamukoze iki? Ko namubuze. Reka nimaze kugaruka. Wowe witwa ko wita ko umwana wawe. Uzajya umenya ko umwana wanjye nanjye ukabye. Ndabyumva. Aho kugira ngo ngewe ngire icyo namukora. Nagikora wowe bagicucu. Ntabwo umwana wanjye nakora. Ugize ngo cy'ingenzi. Nakubwiye ngo nagikora wowe bagicucu. Ntabwo umwana wanjye nakora. Niko ndasuzugwe ku buryo bigeze aho ngaho. Unyita igicucu. Umuntu ungana nanjye. Ukanyita igicucu. Ufite abana nabyaye bangana kuri. Erega naba nacyo buriya uzi ko hari igihe umuntu ajya cyugamo mu izuba. Oh my god. Warubizi? Nyamara. Urabizi ko bacyugamo mu izuba? Ubugome kumera gutyo bikuye hehe? Kunzi ko papa wacu ataruko yarameze. Ndabuze. Mvura mubwire. Mwana wanjye aragira ikintu aba. Uraza kubyirengera. Umva ko ari uwawe da. Nizere ko ari wowe koko utamuhemukira. Ariko irabibyuye. Undi. Wije ko bajya kwitorotoza hirya no hino. Ukambwira ngo ugatangazwa nuko mwisi igicucu. Wampaye ibyo nagusabye ukareba ko hari n'umunsi n'umwe uzabona agiye guhangara. Yako se yo kuwirirwa nsaba ibintu byinshi kandi bidashoboka. Ngaha amafaranga. Mbwira icyo ushaka. Nta mafaranga yawe nkeneye. Icyo gihe ushaka kugira ngo mpereze. Mbwira se icyo ushaka. Ku muntu utakivuga. Ndakubwiye ngo wampaye impapuro kureba ko hari n'umunsi n'umwe bajya gukora igicucu. Reka nkubwire niba ari impapuro uvuga ntazo nzaguha. Uwo nzazihanga munsi ni Juma. Ngo kuki? Ni Juma. Nakutinya se. Ntazo uzamba? Nazo nzaguha. Kuzazibaza. Nzaziguhesha iki? Ndakubwiye ko uzaziba. Icyakubwira ko naho ziri. Umva ntiwanahamenya. Niyo washakishwa. None ntangiye kugira icyizere. Mwana wanjye nshobora kumubona. Sima akagira Imana. Rukasi nambwiye ko nta kintu namuhishe. Nabihereye mubwira ko mfite umwana. Ndabituruka he? Sima nuko mubona. Nzambona. Nkajya kureba uriya mukecuru. Hareba uwo mwana afite. Mana ibaze mbonye umwana wanjye. Akubwira ngo Mana Imana iguhe umugisha.
Nitwa mama. Umwana yambabarira. Mfite n'isoni zo kumugera imbere. Mfite n'ubwoba. Byanga bikunda ndajya kumureba. Oya nanone ngomba kubanza guhangana na Sharon na Sonia. Nkubwiza ukuri ikintu bita impapuro kibagirwa ntazo nzagwa niyo wateka wirigashya. Ugize ngo ngenda gutinya ariko uziko nasonogira isoni zikize wari uziko nasonogira ko ngiyo ndi mukuri nta soni urya se kandi ugeze kumwita ngo kagira imana uratinyuka mbere gusa umwanzuro ako si bibi ni ibiki ko wasubiye ari uko ngo ntabwo ko urashaka kumwita ngo ntabwo uzajya gute bansubije ntabwo uzajya ntabwo uzajya gute ntazo nzaguha pe ntabwo uzajya munabandi nazo ntazo nzaguha nginzi nukuri ntazo uzi wanaba munaba urabashyanga ukabije kurengera mbere wohereye uruteza abantu amahoro make hano kwa nini uzi n'abantu mono siko nize maze ubanza utubuke imbere yanjye urabanza utubuke imbere yanjye niyo maze urabashyanga urabanza utubuke imbere yanjye watinyuka bamusore twumvikane uziko ni aho gukora kuri mama wanje ngaho nkubita wamaze icyo wawe cyo cyose gukora kuri mama wawugisha inyama yawe birakabije wawugisha ngaho byihoreye basisubira hara wicare tu ngo ntabwo uzagiye gutera nazo nzaguha pe niyo wanyica se ni ibiki arimo kuyaka impapuro z'abandi ntazo nguha z'abandi nta nizo nzaguha mwese nizawe nizawera sha bikamaze kubwirira mushaka muto ariko kureka baza binabyo ubanze ubimenye bishyire mu mutwe wawe yuko bitarangiriye hano wabyumvishe neza ako si bundi wasaze nawe ntuzongere kumpamagara imbere waranganira murasasha kumbaza icyo ushaka sinicare nanjye mu mugabo umwana wanjye ndebera ko kasi ntampamagara nambwira yuko umwana wanjye babonanye Juma nawe yaricecekeye nta kintu avuze telefone arayifashe arayifunze telefone ntabwo iriho haciye hafi iminsi ibiri ntawe ndi kubona ariko ubundi kuko umwana wanjye nzajya kubona munini none barongeye banzaniye nduzi ko ari intumbi imbere yanjye aba ari ngiye umwihambira wagenda bakasanga mu ngira amafaranga y'itike ndayafite ndafunga hano gutya icyumba cyanjye gifunge kiriya cyumba kiramo imyaka nacyo gifunge kandi uko musigire hanze ntawe undi mumugari ko ndi bugarura nanjye ngiye kujya mu mujyi cyangwa mbanze mpamagarire ukasize mpamagarire ukasize naje
urushije guhagaze hano amaze kugira ngo ntabwo uri kugira vuba ariko yasa niyo wongereje hano agakisha ngende neza ngiye mfite gufari aya yangaya ntabwo ujya yanyisha aya ngaya ntabwo ujya yanyisha uba ntabwo ubu ntabwo uri kunywa ntabwo uri kunywa bavuga cyane ndimo ndavuga ntabwo uri kunywa oya urabinengo genda neza ariko ndagusabye genda neza izi nzoga zawe zigabaye ingatera no kugura tera no kugura nawe ubusubiro byawe urabona nawe ushobora nzizi kugura so kugenda genda neza ariko urabizi ko rwose wigwa ariko we niwe kumirika ntacyo ubu ngaho banza wicare hano banza ndekura kwanza ndekura ninkurekura ntabwo uri bugwe ndekura banza wicare ndakurekura ariko wicare bose waretse utangwira ariko utangwira banza wicare hano hasi noneho mabuja waranyica neza nashinze icara hano ariko wambwiye utugambo twinshi okay none se bose umva basi icara hasi mbanze mubaze kuki uyicaza hasi nyine ndagira ngo utagwa ntabwo bose basi wagiye ushyiramo n'imiyaga basi ukanywa nyeya basi wagiye ushyiramo n'imiyaga ukanywa nyeya wanguriye se nanakwanza ni njyewe ndigurira sha nanakwanza ni barakubwiye ngo nkurere se ose suri boss urabona izi mbaraga zose mba ndi gukoresha singuhemba se ntabwo ayo ngayo yanyishyura rega uri kumbwira amagambo menshi ndagukata ndagukata oya ntabwo ibyo ngibyo birimo no kunsubiza nabwo ndagukase oya se ntabwo ibyo ngibyo nabyemera gukomeza kumbwira uvuga rero ndagukase gatatu Mose boss basi ngatambuka ariko niwongera kungwira nanjye ariyongera ndagukatse nanone kane boss unguza amafaranga nkuyeho ntabwo ibi nabyemera nabwo ndagukase nose ubwo umushahara wose urabushize ntabwo boss ibintu ntabwo nabyemera ngabasi umva nkubaze yego ndakumva anarahari hano urumva njye niriwe kuri gate hariya sinzi niba ari mu nzu niba atari mu ntabwo mbizi ntushinzwe kureba abinjira n'abasohoka ibyo ndabizi none se yasohotse oya ntabwo nigeze mukingurira ubwo arahari ubwo ni uko nyine kuko nta mababa afite ngo araguruka sibyo sibyo yego boss harya iwanyu ntesha iwacu ni ikibungo aya ni iburasirazuba hehe ikibungo ni mugenda kudutarusha wakamutije ubwo butara nawe wagutiza ngo ugendere ngo turebe usa naje Kigali hano ntiwongere kungwira ndagusabye genda gake reka mbice boss ntabwo uri bugwe ariko ubaye intebe oya nuko wari wicaye ku kaguru kanjye ukuntu uri erega iyo wasinze uza wita wikubita hasi kandi ibi ngibi ntabwo biri mu kazi wama ndamaje mba nasinze icyo nguriye se wamushenzi we toka mbere yangu kwanza none se nimva hano uragenda gute ana arahari hano iyi ni inshuro ya kabiri kumaze kukubwira uko byari bimeze sinzi niba ari mu nzu cyangwa atari mu nzu kuko utabimenya kandi ushinzwe kubimenya ushinzwe no kumurinda nose kuko ndinde byinjira mu gipangu ndinde abinjiye mu gipangu n'abasohoka namenya niba ari mu nzu cyangwa atari mu nzu none se araguruka ko nabikubajije oya gusa kandi wowe sha toka mbere yangu urahaguruka gute urampagurutse kandi nagiye ngangwe no mbanze mu tero kono kuguru uko gushyira hariya none gushyira kora ibyo nkubwiye pumba ntanyura we none se si uku nguku mbwiye bose uragira ngo njye mbikoreho iki umva nkubwire sha
Okay. kugarure Ngibi nanjye nutanzanira kamwe ntabwo nzongera kuguterura. wewe Kama mimi ana hari ana sundu mabuja we yagiye. Boss urijyana. genda toka Okay. toka wewe ngedere wewe wewe nasinze pe mushakira agashabe none anarahari kisahari cyatatembereye nawe akajya gushaka abagabo ari Kigali ndi umpamagaye se alo alo mere oya mere ntabwo nasinze rwose ntuzi ko inzoga ntazinywa ndi kuvuga neza ahubwo nasaraye niyo mpamvu nese mere umeze ute mwana ako nakabyiniriro mere oya ntabwo nasinze mba nkuroga icyakora ako nasomye gake nasomye nk'uturahure nk'umunani sino twansindisha ngaho mbwira nguteze yombi na n'ubu ntabwo urabonana na Juma ntabwo urabonana nawe ese ko numva ntazi ukuntu uri kuvuga uri he ngo uri gufata agacupa umwana wanjye utamuhamagara utamushakisha haciye iminsi 2 utari kumbwira ko muri kumwe cyangwa utambwira ko wamubonye none telefone ye bite wari uzi ikindi nanjye ndashe mu ntoki urashyigikiye yego nanjye ndaje noneho ningera Nyabugogo nzahita nguhamagara uzumfate urashyigikiye alo nguri mu rusaku alo uhita umamagara alo reka mpakira utwenda dukeya fata agakapu gende reka ahubwo njye kureba nde reka ndebe karekezi nanjye ndikonzoye reka ndebe karekezi mubwire mu gitondo aze kumfata kuri moto ageze ku modoka aya niko bimeze ese uzi icyo cyabuze niyogeze ngo ndakimwe umwana wanjye kubera iki oya ntacyo mara rwose ese ubona cyarenga umuhogo ntazana umwana wanjye ngaho mbwira n'ubu ntabwo wamubonye nashakishije ahantu hose naba nzi ari byanze mu nshuti ze wagiye urugera cyangwa n'ibyo guhamagara kumva telefone ntiyoya nagiyeyo uyu mwana turamenya agiye hose kandi umuginga ndamuhamagara ntabwo nyitangiye fone yicamo iracamo se iracamo gise ko nayihamagaye nticemo ongera ugerageze iracamo ariko njye ntabwo ari kunyitaho gusa rero njye nawe ikibazo gihari none se ubu turamenya ari ibiki koko ese ngewe ibintu biteye ubwoba ni ka kantu ko kutamubwira gusa nta kindi cyangwa ari ibindi
nta kindi dupfa pe, nta kindi dupfa. Mukwaka yawe ikibazo gikwiriye. Turamenye dushakira hehe rero? Bigiye gusaza cyane. Uyu mukobwa ni mukuru, arakuze. Wazira ntabwo umwana akura ku mubyeyi. Unamenya ibaze ko ubwanjye numva n'ikintu ibintu byose ntashaka no kubishyira mu nda. Niba ntaramubona nanjye ndicwa n'inzara. Nyine ndabyumva urahangayitse pe. Ariko Neira ndi mukuru ibintu arimo arabizi. Nta mpamvu yo kudusaza agira ate. Yego nyine si twabura kumushakisha ariko ntabwo byatuma utanimira n'icyayi. Mbese twabwirwa n'iki niba atagize ikibazo? Wenda twebwe dushobora kuba burya mu mwana murizi nta kurugo rutozi. Twabwirwa n'iki ko wenda uburakari bwanjye aribwo bwatumye yomongana. Ahari wenda yagize n'ibibazo mu nzira. Akabonye yafetinze bakamutwara kumujyana kwa muganga ntitubimenye. Umuntu akaba ari aho ngaho yagize ikibazo ntitukimenye. Ngaho mbwiza ukuri twabigenza gute? Njyewe rero duhereye se dushakisha byo kumufunga byo ntibirimo. Burya abahungu wenda tuvuge wowe ubuze nagukekera ko waba wagiye nko kuri sitasiyo ya polisi wenda bagufatanye urugomo wakoze urugomo n'abandi basore. Uriya we sinakeka ibyo bintu rwose. Turabwirwa n'iki ko nta kibazo yagize wenda akaba ari no mu bitaro tutabizi? Hari ahantu nsigaje kubona ajya mu bushake. Ndaza kugira ndebe. Gosha genda uharebere. Ikindi cya kabiri nuramuka utamusanze umbabarire uzumenyeshe tutangire basi dushyire itangazo. Umara muri ikibazo. Ndahangayitse pe. Naho byi gusaza tuzo umwe n'icyayi ibintu birangira. Ntacyo ndi bumwe. Uzi umva kikaba cyarenguye umuhogo iyo mwijurira rero. Kirenguye umuhogo ntazi umwana wanjye niba ari amahoro. Cyangwa atari tuzo rero. Ari ikintu cyakumbwira. Kandi mbabare kurusha ngurizo ko. Urabona? Turi kugenda tujya mu bibazo tujya mu bindi aho bigeze. Sambye ko wihariye ibintu byose bimeze neza cyane. Ihangane bwa rimwe umubwire amabanga ufite waba waratubeye. Ndabizi birakugoye ariko gerageza. Uzi ngaho nsezerano ko tuyaga.